murebe uburyo ironda bwoko nabwiye ngo baryinjije mu banyarwanda bararizanye hano murahita muribona mu izi sitasiyo zabo n'utuntu duke nagiye mfata dore uko bise umututsi bavuga ngo umututsi arirata kandi yavukiye gutegeka tubisanga mu gitabo cyitwa Sandrari uyu yabaye administrateur mu Rwanda imyaka myinshi mwaka w'1955 niho byanditse 1955 murebe ko kwa gutwika no kwicana byari bitaratangira 59 yaje yarasasiwe n'urwango ruremereye no kwigisha abanyarwanda nyine ko badasa bon abandi n'uwitwa Pages navuze witwa Gati witwa Derivo murebe imyaka babyanditsemo 1930 etc. Umututsi afite isura y'abami bo mu Misiri bitwa abafarawo bivuze iki bivuze ko umututsi ari umunyamahanga bimwe byagiye muri Parimehutu abaparimehutu bafashe ibyo bigishijwe ngibiriya babivanye mu bazungu uwitwa Sandrari nanone na Paternostre ngo umututsi ni gashaka buhake izi mvugo ni mushaka muzifate muraza gusanga mu byo Parimehutu bigishaga na prosoma ni ibi ngibi babyize kuri ababifata baryo uwitwa Briez 1925 umututsi afite imico yihariye itandukanye n'iy'abahutu bo ariko mujye munazirikana bimwe Pages yanditse mbere murebe bwabo bumwe bwacu bariho barabusenya pe completely noneho Mayes 1942 umututsi afite ururimi rwa gakondo yihariye avuga iyo yiherereye icyo bishatse kuvuga ni bya bindi umututsi ni indyarya nguko kwiyereka ku mugaragaro siko ateye ko yagiye iwe cyangwa ahandi utamubona shaka kuvuga yuko afite indimi ebyiri double langage bon bari abashashatsi nanone batatu Osner Iberti na Derivo azubwenge ariko ni indyarya kandi ntavugisha ukuri murabona biruzuzwa ho haruguru hari n'undi nabari yabanditse ko afite ni muremure kandi afite izuru rirerire byabyo ni ibintu bisanzwe banavuze ikindi ngo uretse isura y'uruhu nta cyahuriyeho n'abandi birabura Logiste mwaka w'1987 hanyuma ngo Paternostre nanone mugarukeho ngo umututsi ni umuheza nguni ni gashaka buhake kandi arwanya Kiliziya Gatolika murabona ko yabyanditse mu mwaka w'1972 kuvuga ngo arwanya Kiliziya Gatolika nuko nyine ni aragira ngo ashyigikire ikinyoma bari barigishije bavuga ngo inari ngo igizwe n'abatutsi gusa ngo kandi bakaba bafite imyemerere ya gikomuniste ko imyemerere ya gikomuniste rero idafite aho ihuriye n'imiterere ya Kiliziya Gatolika ni ukugira ngo abyandika ashimangira ideology genda urebe uko bitaga umuhutu noneho twageze okay ngo ni umunebwe reka mbere yuko mbahe commentaire iyo mureba umututsi muraza kumusangamo qualificatif ebyiri ko ari hejuru y'abandi kandi akagira amanyanga ariko noneho umuhutu nibamugeraho we baramushyira hasi bamutesha agaciro ikibazo rero nuko n'abaparimehutu babyemeye batyo ideology abaparimehutu bemeye batayemera nta kibazo tuba dufite murabisanga aho babivomye hano bo dore umuhutu ngo ni umunebwe ntagira umuco kandi ubwenge bwe ntiburakanguka witwa Mathieu 1930 yavukiye gutegekwa kandi ntagira uburanga bwiza murebe nafasha abashakashatsi bamwe bon akora bya cyana kandi ntareba kure ni mugufi akagira ingufu ariko akabura ikinyabupfura akunda gutegekwa akunda kwiheba kutigirira icyizere fataliste bigatuma yita abana be amazina yerekeye ku Mana ntaho bihuriye kuko ntaho bihuriye kuko nufata amazina yerekeye ku Mana ugafata abahutu n'abatutsi abatwa tubihorera gatoya ari amazina yerekeye ku Mana urayasanga hose babiza Imana bahaba Imana baharera Imana urabasanga mu bahutu n'abatutsi
nta mpamvu rero kugira ngo bitirire kuko abahutu ngo ari bo batigira ikizere. No. Bon, yikundira amahoro no guhinga ariko ntiyitabira vuba amajyambere kandi arashukika ngo ni nyamugi yo bijya, opportuniste. Ari mu bwoko bwa Bantu, ni mugufi, afite izuru n'iminwa minini. Aha, mwiyumvire rero igikurikiye. Icyiza cye nuko yikundira Ababiligi na Kiliziya Gatolika. Uyu ni Logiste wabyanditse. Mwibuke ko Logiste niwe wabaye ubiserezida special w'u Rwanda avuye muri Congo, yari umusirikare, niwe